Hello people, I hope ko meze neza, nanjye meze neza, abo bitameze neza, mu kwizera biraza kugenda neza. Waba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika, ikaze cyane rero kuri Dano Official. Nitwa Donatira, benshi bakaba banzi ku izina rya Tadine. Niba uri mushyashya hano, nagusaga kubanza gukanda subscribe, ukibuka no gukanda kuri kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko twaplodinze video nshyashya. Tugiye kureba bimwe mu bintu cyangwa se bimwe mu gihe wageramo ukumva guceceka nibyo byagufasha cyangwa se ariyo ntwaro wakwifashisha. Igihe cya mbere, igihe urimo uraryoherwa n'ubuzima urimo ako kanya cyangwa se urimo, igihe wumva yuko wishimye nyine uryohewe, uri mu rukundo ruryoshye n'umukopa wawe cyangwa se n'umukopine wawe, cyangwa se ufite inshuti nziza, urishimye mu buzima, nyine hari akazi uriho wumvaga wifuza nko mu myaka 5 ishize wakagezemo, wongejwe ku mushahara, wongejwe umushahara se, nyine uri ahantu heza cyangwa se uri ahantu wumva wishimiye, hari ibyo wagezeho wumva wishimiye uno munsi cyangwa se buri gihe iyo wicaye ukabitekerezaho wumva umeze neza. So ni byiza cyane rero ko iyo ugeze muri icyo gihe utagomba kuba wabibwira n'umuntu n'umwe, ahubwo ugomba kubihisha ahantu kure cyane ku buryo n'umushuti wawe utazacikwa ngo bimubwire, kuko uwo wita inshuti yawe ushobora gusanga ari we mwanzi wawe kubera yuko umubwiye cyangwa se hari ikintu umubwiye kigatuma kimutera ishyari cyangwa se kigatuma yumva yuko twari kuri same level none ubu ngubu yagiye ku yindi level, so nawe agahita atangira kumva yuko mukamera nk'abahanganye kandi mutakagombye guhangana. Ubuzima urimo nonaha nimba uzi neza ko bukuryoheye cyangwa se ubwishimiye, irinde kuba wabibwira umushuti wawe, uceceke kuko nicyo kintu kizagufasha kugira ngo uhore utera imbere, kuko nusamara ukagera ku kantu wagize uri ku mwanya mwiza mu kazi, wabibwiye abashuti bawe, yego barabyumva baragira gute, ariko iyo uvuze nyine akenshi bahita bumva mu buryo bw'amafaranga, ugahita uvuga njye mwemba 500,000, njye mwemba miliyoni cyangwa se n'ebyiri, bitewe n'aho uri cyangwa se n'igihugu urimo, birashoboka ko ushaka gukorera na miliyoni 10, ariko tekereza ubibwiye umushuti wawe ko uhembwa miliyoni 10, ahembwa we miliyoni 1, urumva nyine ukuntu ahita amera. Nanga akantu kwakwiburira uko byamera kose. Rero igihe urimo kandi ukaba uzi neza ko wishimye muri icyo gihe cyangwa se hari ibintu biri gutuma wishima, ibyo bintu ntukabivuge. Ikintu cya kabiri, igihe ubikiye mugenzi wawe ibanga cyangwa se umushuti wawe ibanga, uzirinde kuba warivuga cyangwa se wamuvamo. Birashoboka ko ushaka kuribwira umushuti wawe n'umushuti wawe akabibwira undi mushuti wawe, ugasanga wa mushuti wanyu bimugezeho ari we byaturutseho. Rero uzaceceka mu gihe uzi neza ko ufite ibanga ry'umuntu, kabone n'ubwo ataba abizi ko umufitiye ibanga. Ushobora kuba umushuti we yaracitswe akabikubwira, ariko nawe ntuzamere nk'uwo mushuti we ngo uhite umuvamo, kuko ni byiza cyangwa se uko wumva wakwipinga ibanga rya mugenzi wawe, nawe hari undi muntu ushobora kurikipinga cyangwa se ushobora kuba wanarivuga, ubushuti bwanyu bugahita buhagarara. Kandi murabizi gutakaza inshuti ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu umuntu ahita yakira ako kanya, kereka iyo yayindi nyine mwahuraga gutyo na gutyo, ariko hari inshuti z'umumaro uba ufite mu buzima bwawe ku buryo uzibuze n'ubuzima bwahagarara. Nyine byakugora kubona izindi nshuti wizera, yenda uri umuntu udakunda kugira kurukururu n'abantu, ukaba ufite nk'inshuti nk'ebyiri 3 cyangwa se 5 ni urugero, izo nshuti zose ugasanga yenda ntago uzi, nyine icyizere kiratakaye, tekereza kuba wahomba izo nshuti zose wongera utangire bushyashya. Nimba uzi neza ko hari ibanga ry'umushuti wawe aba abizi cyangwa atabizi, rikipinga ahantu, umwereke ko utarizi, cyangwa se niwumva sije ishobora kugushyira muri kuvuga rya banga rye, wirinde iyo sije, ushaka ibintu ujya gukora, ureke kuba wateranya mugenzi wanyu. Ikintu cya gatatu ari nacyo gikomeye, kirazira kikazirizwa mu gihe ugiye gufata icyemezo ugatangira ukabikwikwiza. Yenda tuvuge urugero, urashaka yenda kujya, tuvuge urugero
nko muri Canada cyangwa se muri Amerika ariko uracyafite gushidikanya, ese nzajye muri Amerika, nzajye muri Canada, ugatangira ugahitishamo bagenzi bawe, yenda mugenzi wawe akunda muri Amerika, undi nawe yenda uri kumva wajya muri Canada bitewe n'amahirwe yenda haboneka cyangwa se n'ibintu bikwinfluensa kuba wajyayo, hari ibihari noneho nawe akakubwira ibindi, noneho ukumva uri hagati na hagati, nta kintu na kimwe ubasha guhitamo. Mu gihe rero ushaka guhitamo neza, jya ubanza utuze, uceceke, ubihe akanya muri wowe, ube ari wowe witekerereza. Sinkubujije kuba wagisha inama, ariko buri gihe ugiye gufata icyemezo cyakabaye ari icyawe wowe ku giti cyawe, ku buryo nikigenda nabi uzamenya aho bikosoka n'aho uhindura, kugira ngo ubutaha cyangwa se kugira ngo ikindi gihe uzajye ufata umwanzuro uzi neza ko nahisemo cya kindi byagenze gutya, nakagombye kuba narabikoze gutya, ese ingaruka nagize sinshaka kongera ko nabibona cyangwa se nahora nazo muri iki kintu, noneho ngiye guhitamo. Igihe cyose ugiye gufata decision uyifata ari wowe ubwawe, umenye aho bipfira, umenye naho biri kwagukira cyangwa se navuga aho imbaraga zawe zagiye, cyangwa se mu kintu h'imbaraga buri munsi, iyo kigeze aho yenda kigapfa, ubasha no kumenya ahantu ushobora gutekinika cyangwa se kuhazimanganya. Tuvuge urugero, navuga ngo uri gushaka yenda hari ikintu uba uzi neza iyo wagikoresheje cyangwa se iyo ari wowe wagikoresheje ubwawe ku giti cyawe. Tuvuge twese twakoresheje amabike twiga cyangwa se bamwe turacyaniga. Iyo ukoresheje bike umenya yuko ishobora gushira, uguze ya bike imeze nk'ihoranamo umuti ariko igashira. Uba uzi neza ko yashize ukayihinduza iyindi, cyangwa se uba uzi neza yuko ikintu ukoresha ku munsi cyangwa se ikintu wakagombye kwikoreshereza ukamenya aho gipfira n'aho ugomba gukosora. Ni byiza cyane igihe wabihaye umwanya cyangwa se igihe wafashe decision ari wowe ubigizemo uruhare. Ikintu cya kane rero, igihe mugenzi wawe muri kuganira cyangwa se muri kuvugana, ntugahite wihutira kumukubita ku munwa ngo ureke ngo abe ari wowe uvuga cyane, ahubwo nawe mutega amatwi. Nk'uko tubizi neza ko ni n'ikinyabupfura iyo uteze mugenzi wawe amatwi ukamwumva, ukumva nawe igitekerezo wamuha, ariko iyo ubisuhuka ukamubwira ibintu byose ashobora no kumva, cyangwa se ushaka kumuvanga nawe ubwawe wivanze, nturi gusubiza ibintu uzi neza, ntuzi point ashaka kuguha, ahubwo wise umukubita ku munwa uravuze. Mutega amatwi nk'uko tuzi ko ari no mu muco. Ni byiza cyane ko ugomba gutega umuntu amatwi, abe mukuru abe umwana, buri wese umwumve uko bikwiye cyangwa se umutega amatwi uko bikwiriye. Ntusuzugure ngo nuko ari umwana ashaka kukubwira yenda akadefo runaka, yenda ushobora kuba yenda n'umwana yakubonyeho, tuvuge wambaye ipantaro y'umweru, yabonyeho akazinga, yenda wicaye ahantu habi, araje mu gihe ashaka kukubwira ko ipantaro yawe isa nabi cyangwa se yagiyeho akantu gatatu, ceceka wowe ntabwo uzi ibyo urimo, urumva. Ariko nugenda deja kugenda muri metero 100, abantu uba uhuye nabo bonyine ukuntu uba ugaragara cyangwa se uba wumva utaseba, kandi yenda umwana yaragiye kuba yakubwira ushobora kubigenza gutyo, ushobora kugakirininga bikarangira, nawe wese umukubita ku munwa. Jya ubanza utege amatwi mugenzi wawe uko agana ko ariko kose, wumve icyo agushakira cyangwa se ubufasha agushakaho cyangwa se nawe ubufasha wamuha. Ikintu cya gatanu ari nacyo gikomeye cyane, igihe cyose urakaye, murabizi neza ko hari n'abantu barakara afite yenda nk'itasi agahita arikubita hasi cyangwa se akaba yanarigukubita, uwo mujinya bawita umuranduranzuzi, cyangwa se igihe nyine akarakara ku buryo uhita ubona reaction, ahita yagukubita, ahita avuga ibintu byinshi, ahita avuga nyine ibintu nyine like
ameze nk'ushaka kugufayitingana n'umuntu, icyo gihe nimba uzi neza ko wigeze muri ubwo buryo jya ubasha kwikaruma utuze ubashe kuba wakaminga dawuni, noneho then nyuma y'iminota runaka utangire uvuge cyangwa se uganire n'abashuti bawe, nimba hari ikintu uzi neza yuko kigufasha mu gihe warakaye uba aricyo ukora, nimba ukunda kumva music, nimba ukunda kuwacinga movies, uba aribyo ukora, ariko mu gihe ukirakaye ntuzatume useba imbere y'abantu, kuko nawe hari igihe ushaka gutanga reaction itameze neza, n'ubutaha ukazajya ukora ikintu noneho aratwica. Ibaze rero urwego bagushyizeho yo kuvuga ngo iki noneho nukora iki kintu arakwica. Iyo ugeze nyine kuri iyo level ujya wumva yuko ibintu byakomeye, kandi ni byiza cyane yuko ugomba gutuza muri wowe ntuhite urakara. Guceceka si ubucucu, ahubwo guceceka navuga ngo nibyo uzi nyine, like guceceka ntago ari ubucucu cyangwa se ubugwari, ahubwo ni ugucengerwa n'ibyo uzi. Sinzi nimba muri kugetinga ibyo nshaka kuvuga. Guceceka si ubucucu, ahubwo ni ugucengerwa n'ibyo uzi. Gerageza kwiyumva yuko hari ibyo uzi, hari ibyo ushaka gusigasira, hari ubuzima nawe ushaka gushyiraho, gira standard y'ubuzima bwawe. Wikumva yuko abantu bazagutinya muri ubu buryo kukuvuga nabi, iyo urakaye umena ibintu, ntabwo uzi gufata decision, ibintu byawe nyine biba biri hanze. Gira ubuzima bwawe, ugire uburyo ubutwara, ugire standard ubushyiraho. Kimwe cyangwa bibiri wateye muri ino video, kanda kuri like nimba yagushimishije, usharinga abashuti bacu, unatere komanteri hasi aho ngaho, cyangwa se uduhe inyunganizi. Abashyashya ntimwibagirwe gukanda subscribe. Don't forget subscribe.